Umusaza Iyakaremye Etienne uzwi ku izina rya Bina uvuka mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mutete mu kagari ka Nyarubuye mu mudugudu wa Kajwera wihebeye impano yo kuririmba. Ni umusaza ugomeza kuvuga yuko akunda impano yo kuririmba cyane yuko muri iyi minsi none afite ibihangano kandi ari umusaza ushaka kuririmba cyangwa se uri kuririmba ku bushake cyangwa se uri kuririmba abishaka, kubera yuko yivugira ko ku myaka 59 y'amavuko afite yatangiye kuririmba afite imyaka 52, aho yivugira ko afite ibitabo byuzuye indirimbo yanditse gusa atafite ubushobozi bwo kuba yagiye muri studio ngo azirikodinge, cyane yuko hari indirimbo nkeya afite zirikodinze ziri muri studio bagiye bagatunganya ariko zidafite amashusho kubera yuko ari indirimbo z'amajwi. Etienne Iyakaremye ni umugabo cyangwa se ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka 59 y'amavuko, aho afite umuryango w'abana barenga 12. Ni umugabo cyangwa se ni umusaza ugikora kubera ko agifite akabaraga, ariko akaba yegura impano y'ubuhanzi. Gusa uyu munsi wa none ntabwo abyaza umusaruro nk'uko bikwiye nk'uko abandi babikora. Gusa muri iyi minsi ya none ari kugerageza kugira ngo arebe yuko yagera ahandi hantu hatandukanye n'abatamuzi bamumenye. Ari nayo mpamvu yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru wa TV na Radio 1, aho yatangaje yuko akunda kuririmba byahibuje, aho afite indirimbo zitandukanye zakunzwe n'abatari bake bamubuzi cyangwa se mu begereye mu gace aherereyemo, cyane yuko izo ndirimbo yatunganyije mu buryo bw'amajwi zageza ku bantu batari bake, cyane cyane abari mu gace aherereyemo. Akavuga yuko biramutse bibaye byiza izo ndirimbo zagera ku rwego rw'igihugu ndetse zikundwa n'abatari bake, akamenyekana hirya no hino mu gihugu kugira ngo ibihangano bye bikundwe ntihagire n'umusaruro uvemo utubutse. Iyakaremye Etienne uri mu kigero cy'imyaka 59 y'amavuko yivugira yuko bibaye byiza yasaze aririmba kubera yuko akunda indirimbo z'Imana kandi akunda guhimbaza Imana. Yivugira yuko mu bihe byashize cyangwa se mu myaka ya kera impano yo kuririmba akiri umusore yarayiziho, cyangwa se nibwo bwa mbere yavumbuye ko azi kuririmba, aho yaririmbaga mu makorali atandukanye mu nsengero cyangwa se aho yasengaga, ndetse agomeza yivugira ko yigeze kuba n'umucuranzi mu rusengero acurangira korali. Iyakaremye Bina wihebeye impano yo kuririmba agomeza avuga yuko bibaye byiza iyi mpano yamubyarira umusaruro, cyane akagira icyo afasha umuryango wiwe, cyane yuko ari umuryango mugari. Komeza ubane natwe hano wisanze ari kuri Taifa Rwanda, komeza udukurikirane umunsi ku munsi umenye amakuru yacu n'ibindi bitandukanye. Yewe nitwa Eze Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.